kuko nanjye njya gutangira uno mushinga ntabwo nari nzi ko na Minagri izamenya, ntabwo nari nzi ko UNDP inabaho, ariko njye narashikamye ndakora ndemera ifumbire ndayikorera nubwo mfite kaminuza kirama agatege kuko numvaga hari inkumbero mfite imbere yanjye. Bityo rero ikintu nabwira urubyiruko bagenzi banjye bikitinya kandi bikumva ko akazi akariko kose katakubeshaho, bikumva ko nimba urangije kwiga ari ugutegereza akazi ka leta, ahubwo icyaba cyiza ni ukumva ko nawe ako kazi uzagatanga. Reka dushimire cyane abakunzi b'Icyuzuzo TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Nk'uko bisanzwe n'ubundi ibiganiro byacu akenshi tuba turi mu mirima. 85% y'ibiganiro dukora biba ari ubuhinzi n'ubworozi, 15 gasigaye tugakoramo ibindi biganiro bishobora gufasha abanyarwanda, bishobora guteza imbere igihugu. Uyu munsi nk'uko mutubona turi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Tumba. Twasuye umujeni wamaze kwiteza imbere, ntabwo rwari urugendo rworoshye kuva i Huye uza i Rulindo, ariko tugomba kubikora kugira ngo tubashe kugera ku bajeni, turebe icyo abajeni bakora, turebe muri iki gihe cy'ihinga twatangiye sezo y'ihinga ya A2024, turi kureba isabo urubyiruko rwita gute mu buhinzi, ese barabikunda, ese barabikora babyumva. Ni mwubwo buryo twageze hano rero dusura umujeni ahinga urutoki, ariko by'umwihariko twageze mu rutoki na karere ni umurenge wa Tumba utoroshye kujyamo, banza ariko n'imirenge yose imeze, na karere kagizwe n'imisozi miremire. Rero tubashimira inkunga yanyu ko mugenda mukurikirana ibiganiro byacu, muduha ibitekerezo, nimwe dukorera iyo tubonye muduhamagara mutugisha inama. By'umwihariko abanyakigali batangiye gutinyuka bashaka kujya mu buhinzi cyangwa ubworozi, ni benshi baduhamagara kandi tubona biri gutanga umusaruro ku rwego rw'igihugu. Nawe uri umujeni cyagufasha kuba wakita ku buhinzi, kandi ubuhinzi ntabwo ari ya myuga isuzuguritse, ni umwuga ukora ukabasha kugira hamwe ugukuruka kugeza ahandi. Ni umwuga urimo amafaranga cyane ko abayitangiye bagiye babona inkunga. Nk'umujeni tugiye kuganira arakubwira ko yamaze guhabwa inkunga na UNDP muriciye muri Minagri. Ubwo urumva iyo wabigezemo utangira kumenya amakuru n'uburyo inkunga zitangwa, ntabwo bayiguha utaratangira gukora. Icyo tubasaba ni ugukomeza kudushyigikira mu buryo butandukanye kugira ngo Icyuzuzo TV ikomeze gutanga umusaruro uko bikwiye. Murakoze, nitwa Manirafasha Tarisisi, ntuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Tumba, akagari ka Gahabwa, umudugudu wa Kagusa. Uko mwabibonye umuhinzi mworozi, mpinga urutoki nk'uko mwabibonye, nkanahinga imbuto by'umwihariko amatunda. Urutoki duhinga kuri buso bwa hegitari, ariko naraguye nteganya ko umwaka urarangira afite hegitari 2. Amatunda nahinze kuri hegitari 1.5, ariko yo ari kure, ntabwo umurima wegeye hano. Turakureba uri umujeni, ni iki cyagukururiye guhita ujya mu buhinzi? Ese wenda nibyo wari warize mu mashuri kugira ngo wenda bigufashe guhita wigira mu buhinzi? Oya, njye nize siyanse, nafitemo icyiciro cya 2 cya kaminuza, ariko narangije covid ihitizamo, urumva kubona akazi byari bigoye. Bityo nari na youth volunteer mu guhangana na kiriya cyorezo, ariko wakora statistique ukabona ko ibiribwa biri kubura kubera icyorezo. Nafashe umwanzuro wo kuvuga kwigira inama nti watangira umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi si byafasha igihugu nanjye bikamfasha muri rusange. Ni gutyo nabitekereje mutafata umwanzuro wo kuza gutangira uno mushinga w'ubuhinzi n'ubworozi. Ugize gutya uhise wigira mu buhinzi bw'urutoki bw'insina ziribwa, kuki arizo wahisemo? Impamvu arizo nahisemo, insina ziribwa buriya zitandukanye n'izengwamo urutoki, kuko insina ziribwa urumva ni zigira direct effect kuri wowe no kuri family, kuko ntago ujya kubitunganya kundi, kiva mu murima ukijyana ku isoko, kiva mu murima famille ikijya, kandi kigira n'umusaruro. Ubwo nabyita
urumva ikintu kiribwa gitandukanye n'icyo kizava mu murima ugahita ujya kongera kikaba cyamara icyumweru kitararibwa. Urutoki rwawe turarubona rwatangiye kwera, ubu umusaruro ubona amasoko mu buryo bworoshye umuntu utuye hano mu murenge wa nk'uko mwabibonye ngira ngo hano hirya no hino ni umwe mu bafite urutoki rwiza rw'intangarugero, bityo rero amasoko yo amabutike amasoko manini bahora bamamagara ahubwo n'umusaruro wambanye muke kuko abakeneye kotsuma ibiribwa ni benshi kurusha ababihinga. Hano muri Tumba, ubwo ni mu karere ka Rulindo, hano muri Tumba mu karere ka Rulindo igitoki kiro muri butike kigura ngahe? Mw'iyi minsi kubera hazaga imodoka zibivanye mu ntara hirya no hino cyaguraga 300, ariko kubera ibintu biri guhenda ubu ngubu batangiye kuduha 350. Nkawe nk'urubyiruko wamaze guhitamo ubu buhinzi bw'urutoki, wanamaze kugenda ubona uburyo bitanga amafaranga, nubwo wagiriwe n'amahirwe ukaba warabonye n'inkunga ya UNDP biciye muri Minagri, niki ubwira urubyiruko bagitinya ubuhinzi n'ubworozi, bakibona ko ibintu nk'ibi badashobora kubyitabira, akenshi biba ari ibintu bigoye kujya gushaka ziranza rwe zo kugira ngo igitoki gitege cyo kugwa, kuba mu mwanya uri guhinga, uri umusore wararangije kaminuza, abandi ntago babyumva, ni iki ushobora kubabwira? Ikintu nababwira buriya icyambere no gutinyuka kandi ukareba kure, ukanareba amahirwe akikije kino gihugu cyacu. Amahirwe arahari, ahubwo kuyageraho ni twebwe tugomba kubigiramo uruhare, kuko ntago amahirwe azagusanga, ahubwo wowe uzakora amahirwe yizane. Kuko nanjye njya gutangira uno mushinga ntago nari nzi ko na Minagri izamenya, ntago nari nzi ko UNDP inabaho, ariko njye nadashikamye ndakora, ndemera ifumbire ndayikorera, nubwo mfite kaminuza kirama agatege kuko numvaga hari inkumbero mfite imbere yanjye. Bityo rero ikintu nabwira urubyiruko bagenzi banjye, bikitinya kandi bikumva ko akazi akariko kose katakubeshaho, bikumva ko nimba urangije kwiga ari ugutegereza akazi ka leta, ahubwo icyaba cyiza ni kumva ko nawe ako kazi uzagatanga. Kuko nk'ubu nkanjye bino bikorwa urabona wenda nkitangira nawe mfite ibikorwa bikeya nkabyikorera bimwe n'abakozi bake, ariko ubu ngubu naraguye, nuko wenda bagiye gukora ahandi, abakozi ndabakoresha nkabahemba, urumva ko ntanabona n'ibyo kujya, urumva hari abo pfasha nkanjye nkanifasha, ariko nutegereza ka kazi ni ka kazi nyine utazagira abo nawe ufasha benshi. Ariko ubu ngiye ntanga akazi ku bantu barenze 2 cyangwa 3 n'abandi benshi cyane banyakabyiza. Abagiye gukora aho ngaho muri urwo rutoki rutoya watubwiye, ubona abo bose bamaze kubahemba, wamaze kugura icya gishingwe ifumbire yo gushyiramo yo kugira ngo zibashe gukura neza, turareba ko n'imvura yatangiye kugwa inahangaha, ubona ushobora nko kwigenera nk'umushahara wangahe ku kwezi? Ubwo nariye, urumva kuko njya mu byanjye ndo muhinzi mworozi, igihe cyiza na sevinga 150 ubwo nangahe? Yego, ubwo twakuyemo depanse zose ibikugombwa byose, ushobora kwisevinga ngahe? Ushobora gusevinga ibihumbi hagati y'ijana n'150, ibindi byose byavuyemo. Abazakurikirana iki kiganiro n'iki wababwira? Ikintu navuga ni ugushimira leta yacu muri rusange, kuko buriya niyo waba ufite ibikorwa byiza ariko utabikorera mu gihugu cyiza ntacyo byaba bimaze. Ariko leta yacu ni umubyeyi, ifite ubuyobozi bwiza butwitaho bunadukurikirana, kuko nk'uko nabikubwiye njya gutangira bino bikorwa ntabwo nari nzi ko Minagri izagera aha, ariko baduhaye amahugurwa, baradusuye kenshi pe, turabashimira. Kandi ni byiza pe, ni byiza, binatera imbaraga n'urundi rubyiruko rukitinya, rukaba rwatinyuka rugakora ibikorwa nk'ibyo natwe dukora. Urubyiruko rwo muri uyu murenge wa Tumba ubona rwitabira ibikorwa by'ubuhinzi? Urubyiruko rurabyitabira, ariko baba bumva ko atari ibintu byabateza imbere, ariko nkanjye abo mbasha kugeraho kuko n'abahagarariye ku rwego rw'umurenge
Mbagira inama y'uko ikintu iyo ukirimo kandi ukakibamo neza kirashoboka, nta kidashoboka. usibye wenda kuba tugusuye mu rutoki muri uyu murenge wa Tumba, wawumva yakumva ko akunda kwera ibihe bihingwa? Mu murenge wa Tumba hera ibihingwa byose wahinga ukabyitaho byahekera, yaba ibinyampeke, ibinyabijumba, ibinyamisogwe, byose birahera. By'umwihariko ibishyimbo, urutoki, ariko ukabiha umwanya, ibigori, ingano n'ibindi binyampeke bimwe na bimwe, n'ibirayi ku mpinga hari ubutaka bwiza birahera. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Icyuzuzo TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi.